yandi. yagiye ibyoroshya cyane, kandi ikindi nanone atarigezwe yirukana nibura burundu mu kazi ka leta akariko kose. Nibivuze ngo wakoreye umuntu barakwirukanye daso mu kidaso ntabwo wemerewe kujyamo. Oya, leta yatanze amahirwe ku rubyiruko rwacu rwakomeje kugira ute kubura akazi, nibura akaba yaratsinze ibizamini byo kwinjira mu bakozi ba daso. Urumva ushobora kuba ati wenda ntuye Gatsibo ariko ndashaka gukorera mu mujyi wa Kigali, ndashaka gukorera Kicukiro cyangwa Gasabo. Ikindi nanone fotokopi y'irangamuntu yawe, ikindi fotokopi y'umamyabushobozi diplome cyangwa certificate, icyemezo gitangwa na muganga, icyo nahoze mvuga hejuru kivuga ko ufite ubuzima buzira umuze, icyemezo cy'imico no mu myifatire. Nanone nibyo nagiye mbisobanura
hejuru. Urumva ku rubyiruko bakomeje kugira ute kubaha itangazo. Ikindi nanone, ibi bikorewe Kigali kuwa 28 z'ukwa 4 2025. Uwasinye kuri uwo mukono kuri iri tangazo bamwita Kabahire Stella, umuyobozi mukuru wa Kigali. Ufite urubyiruko rero, murasabwa namwe kwa applyinga umuntu waba warabuze akazi.